Haleluya, bene data turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 14, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 14. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, yaba adahari mbababwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi uko ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwira ati, databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati, ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ndawuja kwa data ndamujyanye. Yaba mwaramenye, muba mwaramenye na data, uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Filipo aramubwira ati, databuja, twereke data wa twese biraba bihagije. Yesu aramusubiza ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ndiwe wamenya Filipo? Umbonye ababonye data. Niki gitumye uvuga uti, twereke data wa twese? Ndiwizeye yuko ndi muri data, na data akaba muri njye. Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo data uguma muri njye niwe ukora imirimo ye. Nimunyizere, mwemere ko ndi muri data, na data akaba muri njye. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo ngora ubwayo. Ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo ngora nawe azayikora, ndetse azakora niyiruta, kuko njya kwa data. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Amen. Haleluya. Bene data, isomo dufite uyu munsi wa none, Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Aha muri ibice 14 by'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, Yesu yahumurije intumwa ze n'abigishwa be, arababwira ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Haleluya. Ndetse abahishurira n'umugambi ukomeye yuko adafite igihe hano mu isi, ahubwo ko agiye gusubira mu ijuru, kandi ko agiye kudutegurira ibyicaro. Kandi icyo yifuza, arifuza ko aho azaba yicaye natwe tuzaba twicaye iruhande rwe, ndetse tumureba mu ruhanga. Umuririmbyi aravuga ngo, nimureba mu ruhanga rwe nzanyurwa. Aravuga ngo kwa data ari ibyicaro byinshi, hari amazu menshi, ngiye kubategurira ahanyu. Nuko Toma aramubwira ati, databuja, ntabwo tuzi aho ujya, ndetse n'inzira tuzayibwirwa n'iki, kugira ngo tugusange aho ugiye, tugusange aho uzabure. Ariko Yesu ajya kumusubiza, aramubwira ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Aya ni amagambo atatu. Yesu ni inzira. Kugira ngo tugere mu bwami bwo mu ijuru, tugomba guca kuri Yesu. Yesu ni inzira izatugeza mu bwami bwo mu ijuru. N'ukuri, Yesu ni ukuri, la verite. Nuvugisha ukuri, uzaba uri mu mwami Yesu. Nuvugisha ibinyoma, niba mu mibereho yawe utavugisha ukuri, ubeshya, ntabwo uri mu mwami Yesu. Nanone Yesu ni ubugingo buhoraho. Niwizera Yesu uzahabwa ubugingo buhoraho. Imana itwishimire uyu munsi wa none. Yesu arakomeza avuga ngo, ndawujya kuri Yesu ku Mana, ndawuzagira mu bwami bwo mu ijuru atari njye umujyana, cyangwa se adaciye muri njye,
kuko ni inzira, ni inzira atanyuze kuri njye, ni inzira. Filipo nawe aramubwira ati databuja twereke data twese birabihagije, kuko Yesu bamufataga nk'Imana, bakamufataga data. None amaze kubabwira ko agiye kwa data. Filipo nawe aramubwira ati twereke data birabihagije, ariko Yesu aramubaza ati nabanye nawe iminsi ingana iki, kandi ndiwe wamenye Filipo? Umbonye abonye data, kuko data ari muri njye nanjye ngaba muri data. Tuciga imibare kera twigaga icyo bita inclusion. Aho ati un ensemble niba ari inclus mu yindi, indi ikaba inclus mu yindi, izo ensemble zombi zirangana. Iyo ni système y'imibare de relation mathématique ivuga ko bijyanye na inclusion. Quand est-ce que des ensembles sont égaux? Des ensembles sont égaux quand l'un est inclus dans l'autre et l'autre inclus dans l'autre. Des ensembles sont égaux. Hano Yesu arimo kuvuga ngo ndi mu Mana, Imana nayo iri muri njye. Umbonye data aba mbonye, umbonye abonye data. Hano Yesu abaza Filipo, niki gitumye umbaza utyo kutwereke data twese? Umbonye abonye data, ubonye data aba yarangije, aba yambonye. Amen. Arakomeza hepfo, nimunyizere mwemere ko ndi muri data na data akaba muri njye. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo ngora ubwayo. Niba ndibabwira ngo ndi muri data, ndimwemere ko ndi muri data, munyizezwe n'imirimo ngora. Iyi si mirimo yakoze ni iyihe? Bagombaga guheraho bakizera yuko ari muri data ndetse na data akaba muri njye. Yesu yakoze ibitangaza byinshi, aho muri impumyi, akiza ibirema, yirukana abadayimoni, azura n'abapfuye. Ibyo bitangaza byose yakoze n'ibindi bikomeye ntabwo byigeze biba mu Bayisiraheli, nta n'abafarisayo bigeze babikora. Icyo cyari ikimenyetso gikomeye cy'uko Yesu ari mu Mana ndetse n'Imana ikaba muri we. Ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa data. Bene data, ahangaha niho nifuza ko tuvuga tukiri hano muri iyi si, tubasha gukora ibikomeye, tubasha gukora ibitangaza, tubasha gukora muri imwe mu mirimo Yesu yakoze, tubasha kwirukana abadayimoni, tubasha gutegeka imyuka mibi igahunga, tubasha kuzura n'abapfuye dufite kwizera, kuko imirimo Yesu yakoze natwe tuzayikora, ndetse dukore n'iyiruta. Haleluya, oh haleluya. Bene data, ese murabyizera? Ese ibyo murabyizera? Ko mubasha gusengera umurwayi agakira, ko mubasha kwirukana abadayimoni, ko mubasha gufunga amarembo y'ikuzimu bigakunda? Ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa data. Kandi tumuzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Amen. Bene data, ushobora kuba uri mu buzima udakoroheye, ushobora kuba uri mu buzima utishimiye, ariko ibyawe ubasha kubyereka
Imana ukabisaba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kuko yadusigiye umurage mwiza, yatwereka n'urugero rwiza. Icyo tuzasaba cyose mu izina rya Yesu tuzagihabwa, kandi byose bizaberaho kugira ngo izina ry'umwana ryubahirizwe mu Mana Data. Haleluya. Reka rero dusenge Imana. Uwiteka Mana ikomeye, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, tugushimiye uyu mwanya mwiza waduhaye kugira ngo twumve ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ubugingo, ubugingo budutera imbaraga, kandi ijambo ryawe ni umuyobozi uyobora ubugingo bwacu, ukayobora ubuzima bwacu bwa buri munsi. Yesu akiri hano muri iyi si yatwishyuriye uwo ari we, kandi atwereka n'aho agiye, ko agiye iburyo bwawe, ko agiye mu bwawe bwo mu ijuru kudutegurira ibyicaro, kugira ngo aho azaba ari natwe tuzabane nawe. Uwiteka Mana ikomeye, uduhe kwitegura ndetse no kuba maso, kugira ngo ubwo Yesu azagaruka aje gutwara itorero rye, azasenga turi maso, nahamagara tuzumve amajwi yacu, tumusanganire maze twimane nawe mu bwawe bwo mu ijuru. Ubane natwe, uwumugisha buri wese udutega amatwi, ndetse n'udukurikiye ubahereze umugisha, kandi ubane natwe, ufashe buri wese kugira ngo buri munsi uje ukomeza kutwishyurira biciye mu ijambo ryawe. Nuko dusenze kandi ko tubisabiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.